buri muntu wese agaca arimo. Yego. Abo wubatse, abo utarubatse, abo wize, abo utarize, abo ukomeye n'udakomeye, abo ukize n'udakize, abo wubatse n'utarubatse. Ngiye kubacaho nikoze mu mufuka. Ariko Imana ivuga zenguruka umujyi wose genda ubabwire ngo ngiye kubacaho nikoze mu mufuka. Rambwa ngo bwira abacuruzi bibishimye iminzani ngo ngiye kubacaho nikoze hehe mu mufuka. Bwira abanyamasengesho basenga batabajije Imana nabo mbaciye nikoze mu mufuka. Aho ngaho iza kunsobanurira irambwa ngo hari abantu tugaburira ibyayo bitabakwiriye tukabigaburira n'ubundi abapfu barangije gupfa. Yego. Niho hahandi bazaza bavuga ngo basebye umurimo w'Imana bagatukisha izina ry'Imana wabahaye iby'Imana bitari bibakwiriye. Yego. None se reka nkubaza uzambwira ute ngo ugiye kwambika umuntu ufite amakote 20 kandi hari utambaye udafite n'ikote na rimwe? Yego. Uzajya guha umuntu ufite depo y'imiceri, ufite depo mu rugo uradepye ngo ugiye gushyiriye ngo runaka kandi abifite hanze aha ngaha mu itorero hehe hari abantu bageze gute basho hari ubwo uzakorera umugisha cyangwa ubwikoreye umuvumo? Ukoreye umuvumo. Imana irambwira ngo abantu nibige gusenga. Yego. Kuko ije kugendana n'abihuse. Kane haravuze ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Yego. Turi kujana urumva bya bindi navugaga Bibiliya urumva itabisobanuye? Birabisobanuye. Kuko hariho bamwe bageze gute baje muri mwe ariko baseseye muri mwe kandi bazaza bambaye umwambaro w'agakiza ariko barinjiye baseseye baraseseye. Bazaza bategesa n'intugu ariko ari insesezi akaza abwiriza ubutumwa bwiza. Yego. Ari insesezi azarangwa bamufatiye mu bubari yavuze amagambo yavuze kubenura y'ubupagani y'ubukingo yumuye mu maki nuko azaza afite ibikangisho byinshi ati barapfuye bararimbutse. Rero hari umuhanuzi umwe wigeze kuvuga ati M23 Imana yentumyeho sinzo ukuntu neviriye Kimisagara mu biganiro nari mvuye kwa Ezekiyeli ari saa 4 z'ijoro. Yego. Geze Nyabugogo nsanga afite icupa rya Primus ari kugenda guhanana naryo kandi amaze ko Roma ibintu birakomeye nuko. None niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo kuko muri mwe hinjiye muri mwe baseseye icyambere bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana. Koko nimba uri umuntu wubaha Imana kucyuza gusenya mwene so kubera iki? Kucyutishimira ibyiza. Buretse wumve Bibiliya iravuga ngo urwana intambara nziza. None nimba uri umusirikare wa Kristo mwene se akabaguye ese ni byiza kumutera amabuye? Ni byiza ko kandi ari umusirikare mugenzi wawe kubera ko wataye ubuntu bw'Imana wambara wa mwambaro w'insesezi uza gusenya umurimo w'Imana. Dufite abantu basenya umurimo w'Imana bitewe n'amatiku n'amagambo. Yego. Abantu bananirwa kwizera Imana birabacanga neza tuzizera nde tureke nde urumva?
reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga nubane namwe mwese, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi turi hano kubw'umurimo w'Imana, turi hano kubwo kubaka ubwami bw'Imana, kandi ni ubwa mbere nyine twakiriye umutumirwa wacu. Reka tumusabe kugira ngo abasuhuze, namara kubasuhuza ubundi abibwire, ubundi dukomeze. Ndabashoje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mwe mwese musanzwe mudukurikira. Yego. Hari abanzi hari n'abatanzi. Abambonye bwa mbere nditamuru. Yego. Ndi umwana w'Imana. Amen. Nkunda Imana, nkakunda n'abantu bayo. Ikindi mu bintu bimbamo cyangwa se bindanga. Yego. Icyambere ndangwa no kuvugisha ukuri. Nanone nkanga umuntu ubeshyira Imana. Yego. Icya gatatu nkanga umuntu wiyorobeka mu by'Imana. Yego. Noneho nkakunda umuntu uvuga yatumwe nayo. Yego. Buri ushobora kumpanurira nkamenya ngo iri jwi riturutse ku Mana cyangwa se riturutse kuri Satani. Yego. Nanone hari ukuntu ushobora kubwiriza ukayibwiriza ariko ibyigisho biturutse muri wowe. Yego. Ariko bidaturutse ku Mana. Yego. Ibyo barabyemera. Hari abantu burya tubona mu nsengero cyangwa se kuri social media babwiriza ibyigisho biturutse muri bo ako bidaturutse ku Mana. Ibyo uzababwirwa n'iki rero? Nuko uyu munsi bazabwiriza ariko bagira hagati bagatabaga ati nkeneye abantu aba n'aba bangahe bamfasha tugakora umurimo w'iki w'Imana. Hanyuma Imana yije kuvuga ngo Imana yitanze ikintu cyitwa ngo mukore gutya. Urumva? Imana ishobora kuzika kubwira ati mwana wanjye uribuka ibyo nakoze? Yego ndabyibutse. Genda ugaburire Pascal. Yego. Ari Imana ikakubwirira wowe. Icyambere yaravuze ngo nzarotesha abasaza. N'abakecuru. N'abana bato bazarota. Yego. None Imana iraje irakubwiye mwagati mu iteraniro. Ngo Imana irambwiye ngo Pascal tanga iyo kamera. Yego. Hagati mu iteraniro cyangwa se kuri iyi mihanda. Iyo ni Imana ibivuze. None yakwaka izi neza ko ari isuka ikugaburira. Ngo uriya mugore ufite. Yego. Uriya mugore ufite si uwawe. Bavandi Imana yari ihari bakurambagiza. Yego. Imana yari ihari ukora ubwo bukwe. Imana yari ihari ubyara umwana wa mbere, ubyaye wa kabiri, ubyaye wa gatatu. Ihari ugeze kwa kane nakubwiye ngo ntago umugabo ufite ari uwawe cyangwa umugore ufite si uwawe. Yego. Iyo ni Imana ibivuze. Rero ibyo ngibyo mbibonye kandi byarabaye mbere. Iyo mbibonye numva nyine ubura uko bigenza nyine ukabyihorera. Mana yanjye, iki kiganiro nuko tugitangire ariko reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana. Mbanze nsenge. Imana. Turagushimiye Yesu, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Nyemerera tugushime ko turi amahoro. Amen. Warinze uyu mwene data Pascal. Yego. Turagushimiye mwami Yesu. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Amen. Nyemerera ngushime ko turi amahoro. Wamurinze uyu muvandimwe n'abadukurikiye. Wagize neza ku bana natwe. Nyemerera rero tugushime. Yego. Hanyuma iki kiganiro kigiye gutambuka naba ari nge haboneka izina ryawe. Mwuka wawe wera akomeje kubana natwe. Twanze kirogoya n'imbaraga z'umwijima kandi nkubise hasi buri mwuka wose wagendagenda mu kiganiro utaturutse kuri wowe uyu mwuka ndawusenye mu izina rye, ahubwo mamagaye mwuka wera. Amen. Aganze hagati muri twebwe kandi n'ugikurikiye yumve ko hari icyo umwongeremo imbaraga, hari icyo ukoze muri we mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti nsabye nizeye. Amen.
urakoze cyane udusengesho ryiza kandi ga umwuka wera yatangiye kururuka muri iki kiganiro. N'ubundi turaza gukorana ikiganiro ariko ikimana ikwereka ukivuge cyangwa se message wajuzanye uyivuge rwose ntugire ubwoba. Ahangaha duhari kugira ngo dukorere Imana haba mu buryo bw'ubuhanuzi cyangwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi mu bihe bitoroshye ndetse kandi bitoroheye abitwa ko cyangwa se bitoroheye abarokore. Nangiye kuvuga ngo abitwa ko ari abarokore bari guhita bantera amabuye ariko ibihe bitoroshye biremerera abarokore. Iyo witegereje iyi minsi ya none turahera kuri social media hari gutambuka ubuhanuzi bwinshi. Ubundi Imana ishobora kuvugira kuri social media? Ishobora kuza igatanga imbuzi ariko nanone ishobora no ko reka mvuge ibi bice bibiri. Ishobora kuza igatanga imbuzi ishaka gukiza, urumva, ishaka no gukora, ishaka no kwirukana. Ni ibintu bitatu. Mu buryo bw'imbuzi ishobora kuza ikavuga ati Imana yambwiye ngo mbwira abanyarwanda baryame biziguye, ntibagire ubwoba, ni amahoro. Icyo gihe ndemesheje abana agatima, kuko Imana yamaze kubona ko abantu benshi bafite iki ubwoba bwo mu mutima. Ishobora no kuza ikareba ikabona ko abantu bakeneye guhembuka, ikamanuka ikaza ikababwira uti abantu mwese mwabaye imbere yanjye ndabahembuye. Ariko mvugira ngo amina. Icyo gihe izaba Imana yamaze kubona ko hari abantu bakeneye guhembuka. Hari n'uburyo izaza ikabwira abantu uti nyamara ni mwihane, mwezwe, kuko nyeneye ko mwongera izindi cyangwa se ndashaka gutanga izindi mbaraga z'agakiza. Ariko ndashaka ko musenga, ndashaka ko mwihana mukareka ibyaha. Hari umusambanyi uzumva ubwo butumwa akihana akareka gusambana. Hari n'umwambaro w'umwuka wera barawiyambura, bambara umwambaro w'ikinyoma n'umwambaro w'amagambo no gusebanya, ari wo mwuka uriho ubu ngubu turi kurwana nawe. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iravuga, reka kugira ngo tubigendanemo neza, Yuda kabiri bice bibiri. Imbuzi zo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. Umutwe ni kuvuga. Aya, uyu mwigisha nubwo azavuga mu ndimi ariko ntabwo azi nimba ko ari umwigisha. Nta makuru afite. Kabone nubwo ari kuzivuga. Oya, nubwo aza akavuga ati wi akazimanuka akazizamuka, ariko ntabwo azi neza nimba ko ari umuhanuzi Imana yemera. Abantu bishwe no kutamenya y'iki Imana ishaka gukorana n'aba bantu. Bibiliya iravuga ngo hahamagawe benshi, abatoranyijwe ni bake. Urumva barahamagawe. Yewe Pascal, singuhamagaye Karame, ariko Imana izatuma marayika wayo genda untoranyirize mu bantu bari hariya nahamagaye ubanshirire hariya ndebe. Urumva akaza agahamagara Pascal, Karame jya hariya, harya akajya ku wundi ti uriya harya sidamuri ti yego, ati natumuhamagara genda umunzanire. Akagenda akavuga ati hari umuntu ukuntumye akagufata ukuboko akakuzana. Urumva uratoranijwe. Nundi arahamagawe. Urumva ni abantu babiri kandi bari mu kibuga barimo kurwana muri iki kibuga. Kandi bose baravuga ijambo ry'Imana, barimo barahanura. Nema aba bantu ntago bazumvikana ahubwo bazasenyana. Ni nayo mpamvu ubona kuri social media barimo barasenyana, barimo baranahangana. Iyo mihamagaro rero niyo iriho gukora. Noneho n'abantu basobanukirwe neza bahite bibwira runaka na runaka barapfiki.
umwe yarahamagawe undi yaratoranyijwe kandi nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Yego. None ntabwo mwibuka ko Yesu yego ahura na Yohana, nyina wa Yohana na Yesu barahura, yego, barahoberana, inda zombi zirisimbiza, bana barasuhuzanya. Yesu yari ahaye ububasha Yohana kugira ngo agere yajye kumuharurira inzira. Noneho ariko tuvuge cyane ngamina. Amina. Noneho igihe Yohani yari arimo kubwiriza ubutumwa bwiza, yaratangaje aravuga ngo hari uzaza hanyuma yanjye, we azaza babaterisha umuriro. Yego. Niki? N'amazi. Aha. Tikani ngewe sinabasha kumufungura udushumi tw'inkweto. Yamuvugaga amuzi cyangwa yamuvugaga amuzi cyangwa ntago yari amuzi. Ntabwo yari amuzi mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka we yari amuzi. Kubera ko n'ubundi bigeze guhura. Yego. Ari impinja. Kandi umwuka wari uri muri Yohana wari uri connected na Yesu. Yego. Nabwo ndabibabwira. Noneho Yohana hari umuntu wari waramwubahutse. Hari umuntu wigeze umwubakwa ari bwo kubwiriza ubutumwa bwiza? Ntawe. Hari umuntu wigeze umufunga? Ntawe. Noneho urebe ukuntu Yesu ari we wari waramuhaye bwa bubasha n'ubushobozi. Igihe yari ari kubatiza, Yesu yaramusanze, aramubwira uti mbatiza. Undi ati ntago nabikora, ni wowe wambatiza. Yesu apaka ko kanya bayibiye mu mazi. Yaramubwiye ngo bikore kugira ngo isezerano risohore. Kubera ko Yesu yarangwaga no kwicisha bugufi. Agiye mu mazi, avanayo bwa bubasha yari yamukoze ku birenge, amukuraho bwa bubasha yari yamuhaye. Yego. Akimara kumukuraho bwa bubasha, sibwo Yohana bahise bamuta muri yombi. Sibwo bamuciye igihanga. Bivuze ngo agapira agasubije nyirako. Noneho Yesu, noneho Yohana aramubwira ariko ni wowe Mensiya bavuze cyangwa harundi cyangwa dutegereje ni wowe cyangwa ntabwo ari waje ngahita ninjira mu bibazo byagenze gute? Ni wowe we yarazi ko urumva, we yarazi ko ari buze kumukura mu nzu y'iki y'imbohe, kandi nta bihanga bibiri mu nkono iki. Ariko ni wowe wa mbere nsobanuriye ibi bintu, urumva? None se reka nkubaze Pascal, uyu munsi wa none wibaza impamvu Satani arwanya abahanzi? Kubera Satani azi ibyiza biberayo mu kuririmba, kandi azi feeling iri mu bahanzi. Aravuga ati rero reka ntago nabyeme, kubera ari mu gihugu cyo mu ijuru yaririmbaga amajwi 12 Imana ikanezerwa. Ariko noneho Imana yarebe ikabona Satani ni ikinyeshyari, yego, ni ikigambanyi, ni ikinyamagambo, yifuza icyubahiro, mbese ni umuntu udashoboka. Kandi ibyo byose Imana yahoye Satani byibereye muri kiremwa muntu. Nkubwira n'akandi kantu ko Imana ibwira Adamu na Eva muri Edeni, ikababwira ati dore kiriya giti nimuzigere mukiryaho, nimukiryaho no gupfa muzapfa. Imana ikagiye ikigendera, ikababwira ikabasiga aho ngaho mu ngobyi ya Edeni, kandi yari ikoteye nta hantu na hamwe yaba ari ibiki byagomba kwinjira. Hanyuma Satani akahita yinjira, ikabwira Eva, harya Imana yarababwiye ngo nimurya kuri iki giti no gupfa muzapfa. Harya Imana ibwira Adamu na Eva yari iri kumwe na Imana yari kumwe na Satani? Oya. None kuki yaje ariyo turufa akoresha? Aha, yari be yabibwiwe nande? Akose koko mwansobanuriye aho ngaho, yari yabibwiwe nande? Yebwiwe nande? Harya Imana yarababwiye ngo nimurya kuri iki giti no gupfa muzapfa. Ati rwose niko yatubwiye. Ati reka, ariko banza Satani yarakiri mu ijuru, urumva? Ati reka ubanza Imana ariko sececekare nyine agera mubwe ati have segaho. Yego. Ngiyewe rero ndavuze ntago muzapfa. Urumva adafite ubutware? Yego. Imana yategetse, nawe aje ashyiraho iri tegeko, azanye itegeko rye nyuma. Bivuze iki? Satani ntago ari ibuye, nta nubwo ari ni tennis.
nta nubwo ari n'urushishi. Satani arakomeye. None wowe uraje ati izo mando dotayindi iti ndumva Imana irambwiye, ariko wowe uri umukozi wa Satani. Yego. Urumva? Kandi uri n'umukozi w'Imana. Urumva ibyo bintu byashoboka? Uri umukozi wa Satani uri kugaragara mu ishusho y'umukozi w'Imana. Urumva? Noneho bakibwira ko Satani adafite izindi mbaraga. Bivuze iki? Iyo uri umuntu w'Imana kandi Imana yemera. Yego. Imana igukina miturufu yayo. Yego. Kutambajije te gute se? Kutambajije te gute? Uzi ikirato cyayo? Yego. Yirato umukiranutse. Iraze kakubwira Satani aganira n'Imana. Ariko buriya Pascal rero buriya mumpaye nkamugerageza. Ati nicyo ubona kennye. Buriya akiniye amafaranga. Yego. Ariko muhaye buriya muteje nk'umugore ufite amafaranga. Nyamara yagwa. Imana yareba muri karikira yayo ikabona ko ibyo Satani avuze nawe kavuga toke. Kubera ko Pascal muzi ko yihangana. Ntibyashoboka. Ngaho genda. Kaguhorotiza umudiyasipora. Yego. Nka runaka. Dareka basigaye hari n'ibikoresho bikomeye bya Satani. Nka runaka ati ngenda rongora umudiyasipora mu kwezi kwa runaka. Kwa runaka. Ati ahubwo mwitegure. Ati mwitegure. Mu wundi mwanya akaza akavuga ati nyamara Nyabugogo haraba inkambi. Ati birarangiye. Birarangiye. Mu wundi mwanya ati nyamara uriya nubwo mubona ibye byamaze guterwaho sinya n'abayobozi. Ati nyamara n'umwuka. Ati nyamara ntibigikunze. Ati nyamara ni n'umurangi. Urumva? Yego. Wumva ukuntu Satani akoresha? Nuko akora. Noneho aba bantu ikizabakubwira. Yego. Nuko bamaze kwandura wa mwuka wa undi twavuze wa Yezebeli. Wa Yezebeli. Reka tugusomere rya jambo kugira ngo ubyumve neza. Yego. Aravuga ngo kane haravuze ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Yego. Turi kujana? Turi kujana. Urumva bya bindi navugaga? Bibiri urumva itabisobanuye? Birabisobanuye. Kuko hariho bamwe bageze gute? Baje muri mwe ariko baraseseye. Baseseye muri mwe. Kandi bazaza bambaye umwambaro w'agakiza ariko barinjiye baseseye. Baraseseye. Bazaza bategesa n'intugu. Ariko ari insesezo. Ari insesezi. Akaza abwiriza ubutumwa bwiza. Yego. Ari insesezi. Azarangwa bamufatiye mu bubari. Yavuze amagambo. Yavuze kubenura. Y'ubupagani y'ubukingo yumuye mu makinuko nuko. Azaza afite ibikangisho byinshi ati barapfuye bararimbutse. Era hari umuhanuzi umwe wigeze kuvuga ati M23 Imana yentumyeho. Sinzo ukuntu neviriye Kimisagara mu biganiro nari mvuye kwa Ezekiyeli. Ari saa 4 z'ijoro. Yego. Geze Nyabugogo nsanga afite icupa rya Primus. Ari kugenda guhanana naryo. Kandi amaze ko. Roma. Ibintu birakomeye nuko. None niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo kuko muri mwe hinjiye muri mwe baseseye. Icyambere bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana. Kuko nimba uri umuntu wubaha Imana. Kucyuza gusenya mwene so. Kubera iki? Kucyo utishimira ibyiza. Buretse wumve. Bibiliya iravuga ngo urwana intambara nziza. None nimba uri umusirikare wa Kristo. Mwene se akabaguye. Ese ni byiza kumutera amabuye? Ni byiza ko. Kandi ari umusirikare mugenzi wawe. Kubera ko wataye ubuntu bw'Imana. Wambara wa mwambaro w'insesezi. Uza gusenya umurimo w'Imana. Dufite abantu bazanye umurimo w'Imana bitewe n'amatiku n'amagambo. Yego. Abantu bananirwa kwizera Imana. Birabacanga neza neza. Tuzizera nde tureke nde? Tureke nde? Urumva buri muntu wese agaca arimo. Yego. Abubatse abutarubatse. Abo wize abutarize. Abo ukomeye n'udakomeye. Abo ukize n'udakize. Abubatse n'utarubatse. Ngiye kubacaho nikoze mu mufuka.
ariko Imana ivuga zenguruka umujyi wose genda ubabwire ngo ngiye kubacaho nikoze mu mufuka. Nambwa ngo bwira abacuruzi bibishimye iminzani ngo ngiye kubacaho nikoze hehe mu mufuka. Bwira abanyamasengesho basenga batabajije Imana nabo mbaciye nikoze mu mufuka. Aho ngaho iza kunsobanurira irambwira ngo hari abantu tugaburira ibyayo bitabakwiriye tukabigaburira n'ubundi abapfu barangije gupfa. yego Niho hahandi bazaza bavuga ngo basebye umurimo w'Imana bagatukisha izina ry'Imana wabahaye iby'Imana bitari bibakwiriye. yego None se reka nkubaza uzambwira ute ngo ugiye kwambika umuntu ufite amakote 20 kandi hari utambaye udafite n'ikote na rimwe? yego uzajya guha umuntu ufite depo y'imiceri ufite depo mu rugo uradepye ngo ugiye gushyiriye ngo runaka kandi abifite hanze aha ngaha mu itorero hehe hari abantu bageze gute basho hari ubwo uzakorera umugisha cyangwa ubwikoreye umuvumo? Bikoreye umuvumo. Imana irambwira ngo abantu nibige gusenga. yego kuko ije kugendana n'abihuse. Ikindi iza kumbwira ngo abahanuzi benshi bahanuye ubuhanuzi bw'ibihuha. Abandi ngo intambara, abandi ngo murapfuye murarimbutse, abandi ngo nibiri. Imana irambwira ngo abantu nibareka kugendera mu kigari. yego K'Imana yababwiye ngo ntuye muri mwe nzagendana namwe. Aba bantu ko mwamaze kwimura Imana mukaba mukurikiye imana z'inyamahanga, Imana irambwira ngo ese ko ikiraro kibaye kinini muzambukira kuki? Ikindi cya kabiri muzambukana nande? Gatatu Imana irambwira ngo ese uzabambutsa ninde? Hanyuma irongera yita inyereka ndi ku musozi mbona munsi yanjye hari ikigo cy'abanyeshuri. Hanyuma mbona mwarimu afashe cyangwa se atanze abwiye abanyeshuri ngo nimusohoke yego mujye kuruhuka. Imana irangije irambwira ngo dore yabahaye ikiruhuko ngo mwisuzume. Harimo abamaze kwisuzuma babona ko ari aho baguye bagarukira Imana. Imana irambwira ngo dore mwarimu arongeye avugije kadende. Ko ntacyo wumvamo? Mana yanjye Imana dutabare. Ese ntacyo wumva? Imana dutabare. Mwarimu avugije kadende. Basubiye kwiga. Haba ukize, haba ukennye, haba uwize, haba utarize. Musubiye kwiga. Icyakoze umuntu uri bwumve yarangiza agashyira icy'umwuka abwira amatorero muri we agaca bugufi, Imana irazi mukure muri rya shuri. Kuko Imana yatanze igihe cyo kugira ngo mwininire mwihane. Harimo abininiye barihana, hari n'abinangiye umutima. Abo ngabo niba Imana igiye kugira gute? Igiye kwigishiriza mu nzu ya gereza. Abantu benshi bagiye kuzira cyangwa se ururimi rwabo bitewe nuko batagenze nkuko Imana yageze guteye yabatumye. Yego. Uranyumva neza? Yego. Pasika Imana yerutse kunyereka hari abantu benshi Imana ishyizeho ikintu cyitwa uburinzi. Nabonaga urabona kanseri ni sanseri. Esanseri. Urya kutiga no biragatsindwa. Esanseri. Urabona cya kirahuri ukuntu kiba kimeze. Yego. Hari sanseri iba ifite ibimeze gutya ariko ifite ikirahuri. Yego. Kimeze nk'icyantibari ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kukurasa nk'isasi ngo rikugereho. Hanyuma Imana irambwira ngo
u Rwanda irubambyeho amahema ameze nka antibari. ni ukuri turindira igihugu. Erega umuririmbyi yuzuye Mwuka Wera ararimba ngo waraturinze tutarabokurindwa. Urumva? Ariko undi nawe aririmba ahita asongamo aravuga ngo icyubahiro ni icyawe. Mana yarambwiye ngo umurwa iwuhaye gushima. Amina. Sobanuye ngo hari ibintu Imana ikoze hagati muri twebwe, ahubwo abamwe bafite amashimwe abandi banze kuyishima, ariko hari ikintu Imana igiye gukora noneho mukajya muyishima bya nyabyo. Amen. Urumva? Rero dukeneye kubaha Imana. Kuko umuntu wese wubashye Imana, dore ibintu reka nkwereke ibintu Imana ubundi ikora. Ni abantu batatu Imana ikora. Fatira Bibiliya. Nta undi bugusome, ni wowe ubyihisomera. Sawa. Umubwiriza 2:26. Ni wowe uhiso na abantu bangahe batatu cyangwa bani Imana yo mu ijuru ikorera umuntu wayo wayubashye. Umubwiriza 2:26. Haryo umva ngo kuko unezeza Imana ari wiha ubwenge no kumenya n'umunezero. Buretse gatoye. Kuko umuntu wese unezeza Imana ari wa iha ubwenge no kumenya n'umunezero. Urumva ari umuvumo? Buretse ari kugaruka. Ndakumva. Yego. Umuntu wese unezeza Imana imuha ibintu bingahe? Bitatu. Ubwenge, umunezero, kumenya. Ibyo ngibyo byonyine. Ni ubwenge n'umunezero no kumenya. Ariko umunyabyaha imuha umuruho. Umuke? Umuruho. Ngo asarure. Yego. Arunde. Abone ibyo guha unezeza Imana. Kubaha Imana birayinezeza. Kubaha Imana birayinezeza. Kubaha Imana birayinezeza. Kubaha Imana birayinezeza. Haleluya. Umuntu wese wubaha Imana imuha ubwenge no kumenya n'umunezero. Ariko ikinyabyaha ikagiha umuruho wo kurunda agasarura agaha unezeza Imana. Ibyo nabyo ni ubusa. Ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ari hirya sinzi uko bavuze. Ntabwo namwumvise. Urumva? Kuko umuntu wese wubaha Imana imuha umunezero ikamuha no kumenya. Yego. Uranyuma neza? Ibaza ariko kuba waramenye Imana iguha kurindwa nayo. Iguha isezerano kuko wayimenye. Ikaguha gutabarwa kuko wayimenye. None umunyabyaha apfa arimbutse. Yego. Kutamenya Imana n'urwo narwo n'urupfu. Imana y'amahoro guhumugira. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye. Umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa se kuvugana nawe. Reka nkubwize ukuri. Tambutsa nimero ya telefone. Se shaho kuyitanga no kutayitanga. Kari cyashimwe ko ubuse ko ugira ngo nababwiye se tizi naze ngo ati wi ati zo ati li. Urumva? Kosha natwe twazivuga. Ariko ndavuze nuko batumva. Uyu munsi wa none umuntu wese wakabaye wubashye Imana ntabwo yakaba afite amatiku, yaba afite amagambo, yabaje gusebanya, yabaje kwambika ubusa mwene se, yabaje kubimwifuriza ibibi. Mureke akora ibye, hanyuma n'Imana ye bazamenyana. Hanyuma nawe reba icyo wahamagariwe, ibindi Imana agenda ibigena. Hanyuma wifuza kubana nanjye mu buryo bwo gusenga. 079 ni kuri telefone bisanzwe. 079 49 11 163. Iyo ntiba kuri WhatsApp no guhamagara. Hanyuma ya WhatsApp ni 0782 79 65512. Nge ngusengera ntacyo nguciye. Pasika nukuri. Urakoze cyane. Umaze kumbona. Yego. Iyaba ndabizi meze nk'aba ngabo ubona. Ntabwo nari kukwakira. Nukuri kw'Imana yo mwijuru. Nanjye se nari kukwakira. Kuko twatangiye umwaka w'ivugurura. Hari abantu benshi babonekaga hano ku Imana Irahari TV. Yego. Batakihaboneka.
uzi impamvu turi bwivugurura uzi impamvu nuko aba bantu bazaga ku Imana Irahari TV yego bari bazi ari icyo bahashakaga hari icyo bashakaga none nawe umaze kubibona ko hari icyo bahashakaga uravuga n'ubundi nta keza k'aba bantu kubera ko n'ubundi ubafatira mu kabari yego ukabafatira mu ndaya ukabafatira ku bagore b'abandi yego aba ni ba bantu bazaga batubwiriza ubutumwa bwiza kumbi ubuse abubwiriza ubutumwa bwiza hariya mu nzira sinenya no kukumva uti Pascal yabwirije abadamu bicuruza none yanabasengeye bamwe banakijijwe abandi bamwise didadi ati kubera ko abana ati waradusengeye bari batuzinze turabyara none ni gute bashobora kugusebya ni gute bashobora kugwa urumva Imana yakubakiye izina hanze nubwo atari kubakira no kuri Shusho Media ariko hanze oya izina rirahari urakoze cyane reka ngusabe kugira ngo usenge Imana dusoze nibanyarukire ku Umurage TV7 bakande subscribe Umurage TV7 munyarukireho mukande subscribe kandi ikindi cya kabiri ibiganiro tugiye kuzaza hano kuri iyi cano yego tuvuga ijambo ry'Imana yego tugaragaza iby'Imana ishaka tugaragaza n'ibibera mu isi y'umubiri y'umwijima noneho bihuye n'iby'ijambo ry'Imana byavuzwe ariko abantu badashaka kumva badashaka no kumenya nta nubwo bashaka kubyigisha kugira ngo babone ituruse gute nzaza mbabwire n'ukuntu hari abantu bagiye batanga ibya 10 bagatanga n'amaturo bagatanga n'ubwitange ariko baha abadayimoni mwami Imana yacu bwite El Shaddai zina ryawe nirihabwa icubahiro turagushimiye mwuka wera ngushimiye ko uri Imana yabanye natwe kandi ugiye gukorana natwe imirimo n'ibitangaza ngaho nyemerera Uwiteka komeze kubana natwe kandi abumvishije ubutumwa bwiza ubahe gukurikiza ibyo wavuze kandi nakubwiye ngo naba ari nge ahubwo Uwiteka data twese ndagushimiye ko ari abantu kweha amarira amen kandi ndagushimiye ko ari abantu kweha amarira izina rya ryawe icubahiro ngaho nyemerera mwami Imana isumba byose abarwayi bakize abashonje bagaburire abambaye ubusubambike kandi icyo ngusabye nuko urinda ubugingo bw'abantu ahubwo ukagabanya umubare w'abarimbuka ahubwo umwami Yesu Kristo ugatanga gakiza mu mitima y'abantu kugira ngo babashe kugera mu bwami bwawe nyemerera rero buri muntu wese ukuri iki kiganiro umuha imbaraga z'agakiza mu izina rya Yesu icyo tuvugurure n'akagambane k'abadayimoni ukuremo abanyamagabo n'abanyamatiko katika jina la Yesu nyemerera aya masaha ureme umugisha buri muntu wese umva iki kiganiro kandi ufite ibibazo yitubikemura mu izina rya Yesu dusabye twizeye amen urakoze cyane wari kumwe natwe nimba utarakora subscribe ukora subscribe ubwami bw'Imana ukomeze kwaguka amen